ndakubwira abantu amagambo akomeye niti nshingiye ko nashyiragamo mini ngiye mu kabyiniro nkaba nsigaye nyambara ndi muri korali nshingiye ko nafungaga segisi ngiye gukurura abagabo nkaba ndi kuyambara ngiye kuramya ni ihene nkibera hanze nk'inkoko saa 12 nkagana iyo mu nzu none ubu ntibyarakaze ahubwo saa 12 n'inkoko ziba ziri gusohoka ibyari inkoko ntabwo ari njye bivuze akabazi ko imyaka yo kugira isoni ntiwambara ubusa ari imyaka 3 buryo umwana imyaka 3 batangiye kujya arambara akimunyamunye ukabona yambaye ubusa ku myaka 30 n'ingahe uwo nuba muri iyi Kigali birakomeye mu Rwanda byarakomeye hanze y'u Rwanda birakomera mu nshuti birakomera ari byina mwisi tubihinyure mukobwa nibakubwira ngo baraguha imodoka ibyino mwisi ubihinyure nakubwira ngo bararara bakujyanye n'utanga avance ibyino mwisi ubihinyure nibakubwira ngo barakugurira baragushakira tike y'indege uvuge ngo ibyino mwisi ndabihinyuye mugore nakubwira ngo ndakubakira inzu ariko turyama twese tubona imvura twese tukabona izuba cyokoze kubemeye Kristo umugisha n'izubw'imvura n'izuba byo mu ijuru bidushoboza kwera imbuto Imana ishaka bivuze ngo hari abandi babona iyo mvura n'izuba byo mu ijuru ariko ntibitume bera imbuto Imana ishaka ariko bamwemeyeho tuvuga ati nangwe ibyo bintu n'ubwibone ugerageza niba muganga atarazikwandikiye ntuzambere ahubwo agahita ajya kuguriza umukara zimeze nka parabolize akabazi neza ko nta pampegise yambaye yakuze ariko ukabona yabikuruye inyuma wagira ngo yabyitumye mu mupfapfa muri iyi minsi y'ibibazo kumuhanga amaso iteka nibyo byonyine byonyine basumba mudukurikiye namwe bari mu iteraniro badiyakoni namwe bahanuzi yemwe barokore umupfapfa niyo wamusekuza umwini mu isekuro nk'ingano ntiyanoga umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye turasanga mu gitabo cy'imigani ibice 18 Migani ibice 18 tujye gusoma ku murongo wa 5 turongera dusimbuke dusome ibice 27 ku murongo wa 22 igitabo cy'imigani imigani ibice 18 umurongo waho wa 5 n'imigani ibice 27 ku murongo wa 22 reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amen. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amen. Ibice 27 ku murongo wa 22 imigani ibice 27 ku murongo wa 22 haranditswe ngo nubwo wasekura umupfapfa wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo. Nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntabwo bwamushiramo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Reka dufunge Bibiliya ku badafite aho bazirambika dushyiraho akamenyetso turongera tubasome nyuma. Hari Imana ibaha umugisha. Munyikirize tuvuge amen. Nitwa ababyeyi Zawadi Georgette, ndi umukobwa heranira ku itorero rya Bukane muri ADPR. Nishimiye kubana namwe, mwagize neza muraza. Ndashimira abandaritse cyangwa se abantumiye,
ndashimira abacuranzi, ndashimira abakristo mwaje n'amakorari, mwakoze cyane, mwanejeje umutima wanjye, nukuri muhabwe umugisha n'Imana. Iyo nza kuza hano njya nkunda kuvuga ngo ururimi numvise hirya iriya za Burera bavuga ngo intoki zose nukunabana, intoki zose zirakarabanya, ufite rumwe ntabwo rwakiyoza, bisaba 5 hano n'izindi aho koga. Ndamutse nje hano ngasanga mudahari, nasenga nkibwira ariko ntawe nabwiriza. Uramutse uje hano ugasanga abo muririmbana badahari, cyangwa se ukahagera abacuranzi badahari, ari wowe wenyine uhari, ntabwo yaba ari korari, yaba ari umuhanzi ku giti cye. Ndabeshye? Pasiteri ari hano ntabwo yakitwa mushumba atadufite. Nta nubwo nawe wakita umukristo udafite Kristo. Rero kuba muhari nanjye mpari, byose byabereyeho kutuzanira ibyiza. Reka dukomere Imana amashyi. Uyu munsi nifuje ko dusangirira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima, tukarisangirira mu buhamya. Ngiye kuba mu buhamya bwinshi ngira, ntabwo njya menya gutanga ubuhamya, ariko nabukubiye mu kintu kivuga ngo icyagukomerekeje Imana nikizanyura mikomora. Subiremo, icyagukomerekeje Imana nikizanyura mikomora. Ubwo buhamya bwanjemo ndi mu modoka nza, Imana yanyibukije ibihe bya kera, inyibutsa n'icyo yavuganye nanjye. Twigeze tugira groupe y'abanyamasengesho, abahanuzi babandi bari kugurumira baka, tukajyana gusenga mu butayu, mu nsengero, mu byumba by'amasengesho. Twajya gusenga, tumaze gusenga amasengesho arangiye, bakampereza telefone ngo zawanga dufotore. Sanga urabona yo kuri kwifotoza, wenda niba muri batanu bane bajya mu ifoto, bagatanga akabafotora, barangiza bakayikira abantu bafotoye, akabishyura nawe akaza mu ifoto mukamufotora rimwe. Sinzi niba namwe ariko bakambwira ngo ni afotore, bakomeza afotora abandi, njye ntafite umufotora. Twamara kwifotoza nzi ngo bagiye kunshyiramo, bahita bavuga ngo twate imodoka tugende twatiriza. Umunsi umwe nza kujya muri fete ahantu iyo kuvuga n'ubundi uturimo twose nshoboye, urangije n'ubundi bagira tumaze kwakira abashyitsi tugira umwanya wo kwifotoza. Ubwa mbere nari ngiye kujya mu mafoto yabo, noneho tugiye kwifotoza ndabacika batabiteguye bagira mu ifoto kuko ubusanzwe sinayibagamo. Bagiriye mu ifoto bagiye gupostinga hano kuri stati ya WhatsApp, ngewe bashyiraho akayungu mu maso. Abantu batambuye ngo baranyanga, bigeze babwira ngo mwareka tukagendana, mwareka tukaba inshuti, bambwiye ngo turagukunda, uvuga Imana neza uzatubereye inshuti. Kunshyira ku mafoto yabo kuri stati bashyiraho akayungu kugira ngo ntagaragara ko ndi mu maso. Umunsi naragenda muri miwari n'utwo mutarabimbwira, ariko ndabona ni mwiza. Rero barimo mureba, jya nkunda kubiganiriza abantu.
ntabwo yakora ikosa ryo kukomoza umuceri kandi cyagukomerekeje ari igikoma. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukomoza abapasiteri kandi warakomerekejwe n'abahanuzi. Aho wanyuze ukomereka Imana n'izandi bikubera. Yari bizemo niba uri gukomeretswa n'uburwayi Imana izakomoza ubuzima, niba uri gukomeretswa n'inzara Imana izakomoza ibiryo, niba uri gukomeretswa n'agahinda Imana izakomoza ibyishimo, niba uri gukomeretswa n'umuntu Imana izakomoza urubyaro. Haleluya! Biri gukomereka Imana izakokorera kandi ako gahinda ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Sema amen. Haleluya! Sema bose mugashane amen. Kare niko nahoze mbitekereza nsanga urugendo turimo nifashe we urugendo turimo ako burasa neza ntabwo ari ibyo gusa ahubwo muri ibyo yavuze ngo abana b'Imana ni beza kuko bambaye ubwiza bw'Imana. Burasa neza cyane. Aho uri kubona ni igipfuko cy'aho bakubise ivide, aho uri kubona inda yamuteye icyuma, aho uri kubona baciriye imyenda mu kabare, ntawe wagiye kuri simerwa n'ibanga kwishyura bamukoresha banaze nta telefone afite. Murasa neza. Uyu munsi ubuhamya bwanjye bwawe bujye kubabwira ngo aho wakomerekeye n'Imana izanikomora, kandi cya kinyarwanda cyanjye kikoranye mu munsi mwihangane nicyo ugiye gukoresha uyu munsi. Ndashaka kuvuga ku kintu kivuga ngo nubwo izo turi guteka nta shinge nta rugero, nta shinge nta rugero, ariko biruta imbobi twamirishwaga n'amerwe. Nubwo izo turi kurya nta shinge nta rugero, ariko ziraruta ziriya mbobi twamize kubera amerwe. Ndagiye gusobanura kuri shinge na rugero, indangiza nsobanura no kumererwa ndumva aricyo kintu kibagoye maze munyumve. Urabona iyo ufite ifemba usanga uko kurya inyama, hari ukuntu zitekereza ubona haje amacandwe yoroshye nk'amazi, ukabona urihanaguye yari yabyita imboga. Izo nizo bita imboga, amacandwe aza kubera ubusambo cyangwa ifemba. Bana hano ukuntu nyine nta nyama ziba zihari wazitekereje cyangwa wazibonye aho ugahita imboga ugahita uzimira wirukanka. Mbese ni umugabo uri ku izina yagize atya nk'uko yari asanzwe ahaha, ajya guhamuniza amaso mu ndebe kandi tubwire amen. Umugabo ajya guhaha, agiye guhaha yumvise ngo hano ikimasa barakigaritse mu myaka ya kera, namwe nta wari uriho ni muri za mirongo. Agiye guhaha ibintu by'ibyuma biratugora. Ese ni ngombwa ko mfata cyangwa murambika nabishoboye afazaki actress maze nikatuna umusinzira tukabira imitima afite ubwe. Amen. Abanyabutari turabona igipumba, abanyabutari kugadatanga ingero zizabuze kugira neza abanyabibazo kuko ngo bari kugushushanya kubura ngo tumpaye ikiro cy'umuceri ngo nagabanyamo akamusungu ngatekera abana ngo nkavanga na kangafu w'ingero neza abanyabibazo. Yashima Imana ko nari gutanga ingero ku bibazo ahubwo ariko natindanye n'Imana. Ukaba yabusha mu kimasa barakigahise ajya gushaka inyama nk'uko yari asanzwe ahaha. Agiye gushaka inyama ageze asanga yakererewe, asanga impyiko n'umwijima nta bindi, kandi we ibyo yakundaga guhaha inyama zose hashyizemo impyiko zikabamo n'umwijima. Noneho mbere y'uko bateka ngo bashyizihiye bakabanza bose. Amen. Mugabo aravuga ngo ntabwo nataha nta nyama n'amerwe y'iwanje, reka mpfe kugura izi zitarimo umwijima ntizibemo n'impyiko. Azohereza mu rugo we ntiyaza, baravuga ati ndasanga bihiye. Umugore ageze mu rugo inyama zibonye arazisandaguza ashakamo akijima n'insiko byo koza, asanga nta birimo. Atuma umwana wari uzizanye
tugenda ibuna kumbwirire papa wawe ngo mbese kuki wohereje inyama zidafite shinge na rugero ari mu buryo bwo kutamuteza abandi bagabo batamenya ko inyama ya hasi hari ikiburamo. Rugero yari umuntu mukuru ufite murumuna we wishingiye ari mukuru, murumuna we yitwa Rugero, amucira amarenga nyine aravuga nkuko bavuga ati ko wohereje inyama zitarimo Claude na Damascene, kugira ngo nyine amucire isi yumve ko yohereje inyama mbi. Aramubwira ngo genda umbwirire so wa mwana we ngo mbese uyu munsi ko yohereje inyama zitagira shinge na Rugero. Sara musubiza ngo genda ubwire mama wawe ngo nubwo nta shinge nta Rugero ariko ziruta zambo bimwamirishwaga n'amerwe. Imana ifashe mu byumva uko biri, nubwo nta shinge na Rugero birimo ariko biraruta zambo bitwamirishwaga n'amerwe. Tuvuge amen, twongere amen. Imana ishimwe. Narimvuze ngo nubwo izi nyama zitarimo shinge na Rugero ariko ziraruta zambo bitwamirishwaga n'amerwe. Maze mumfashe mwese mundebe kandi mujye mucishamo duseke. Aha ni mu nzu y'Imana, murabizi buri wese ibyo ari kurya. Nimvuga kurya mwe muri bakuru nta muntu waza mu masengesho y'igikumba nk'icyo adakuze. Ibyo turi kurya nta shinge nta Rugero ariko biraruta zambobi twamirishwaga n'amerwe. Uko biri, nubwo akikuraza ku nkeke akanagutuka hafi no kugukubita ariko ntabwo akikuraza hanze. Abagore tumvikane we, narimvuze ngo uko biri, nubwo hatavamo ikibanza ntihavemo inzu nta n'imodoka wagura ariko uko biri uri kubonamo uturayi tw'abana. Narimvuze ngo nubwo atari za forongo zo mu Faransa ukaba utari kwambara ya makositime ya magana ariko bitandukanye n'aya pantaro yari ifite ikiremo. Narimwibukije ngo nubwo utari kwambara ya congo ureshya kwa kundi ukaba ikirenge cyawe kitarakandagiramo inkweto y'ibihumbi magana ngahe ariko bitandukanye na bya birenge wambara gutaraza muri Kigali. Uko bigenda kose, nubwo bimeze bityo, ukaba uri kureba utari kurya ifiriti buri munsi cyangwa se ngo urye inyama buri munsi ariko bitandukanye n'uko waburaraga. Ntabwo twese turi kurya za majura, ntabwo ari muri Tanzania ariko bitandukanye na kwa kundi waryaga umuceri kuri Noheli. Aleluya. Narimvuze ngo nubwo utari wagira imodoka yawe ariko bitandukanye na kwa kundi utabonaga n'igiceri kigana. Izi nyama nubwo zitarimo shinge nta Rugero irimo ariko biruta yamerwe twamirishwaga. Abantu bahamwanya umva we, tuzamura amaboko tuvuge amen, twongere amen, twongere aleluya. Nange ibintu ndi kuvuga nibyo. Uzamerwe hari n'abayarwara ngo bakababuka iminwa, kabona hano wacitse bakavuga ngo namerwe. None rero uko biri, nubwo nta shinge nta Rugero, niyo yaba ari umufupa ariko upfa kurya ukavuga ngo ndi inyama nta merwe ndi bugire nubwo ntabonye izo nshaka. Dushima Imana mu gihe itaraduha zirimo shinge na Rugero yabaye turemeye izi turi kurya. Dushima Imana. Seme amen, seme amen. Hari igihe ibintu byigeze bigorana, wavuga ngo uri muri Kigali ukabona abantu bakurebye nabi ariko uko uyirimo kose ntabwo uzi protocole umuntu yishyiraho. Kera twabyitaga ngo ni imyako, kumva ngo urateranira i Kigali, urateranira i Kigali, so nta kintu mubona kuko urateranira i Kigali. Usiba gutira ariko nawe ukareba keza ufite. Nubwo nta shinge nta Rugero ariko muri Kigali, nubwo nta shinge nta Rugero ariko uri nta kibazo. Abo wa nyuma yagira ngo ageze amanota meza ntarenza 70 ingahe ariko dushima Imana ko ariho. Hari igihe wabayeho nta n'umwana ugira, mbese biragoranye ari kwiga mu kigo atari cyiza ariko Imana ishimwe hari n'abari mu rugo batiga. Dushima Imana ko nubwo tutari twakira ariko ntitwapfuye. Nubwo nta shinge nta Rugero ariko byibuze biraruta zambo bitwamirishwaga n'iki n'amerwe. Dukomere Imana amashyi. Ibyo ni ibitekerezo nagize ntaragera hano. Noneho tugiye kuvuga ku byo nagize ngeze hano.
hari uwacu wahoze aririmba hajya yitwa Ange inde okay yahoze aririmba habonye mfata ibintu abaririmbyi baririmbye byose mfatamo ijambo rindeba ubu nawe reba iminota ngiye kumara ha ibintu navuga byose ntabwo wabyumva ngo bivemo cyangwa se niyo ubyumvise ntabwo byemera byose yaririmbye aravuga ngo urwo rukiko rutandukanye n'izindi nkiko ngo kuko ho ndashyiramo n'utwo atashyizemo kugira ngo biryohe ngo urwo rukiko rutandukanye n'izino mu isi kuko ho ngo ntabwo habayo gusaba imbabazi nta nubwo wandikira perezida wa repubulika ngo azaguha imbabazi nta nubwo wigorora n'uwo wahemukiye ngo biguheshe kujya mu ijuru icyo gihe ku imbere ya ntebe ngo ahubwo ni igihe uzahagarara imbere y'ibyo wakoze nta gihe cyo kubidefanda ufite ikintu nakuyemo ni iki dukwiye gushima Imana kuko ngo dusaba nabi niyo mpamvu tudahabwa niko ijambo ryambwiye hari igihe twajyaga kujya imbere y'ijuru ari wo munsi wa nyuma dufite twajya gusaba imbabazi tukazisaba nabi nabyo bikaturimbuza nahise numva ngize ishimwe muri ngeri rikomeye ndavuga ngo nshimye Imana ko yatwoherereje ibyo twari kuzakenera tugezeyo yewe Imana yatwoherereje ibyo twari gukenera tugezeyo mbese twari kugerayo byaduhama tugasaba imbabazi noneho kuko dusaba nabi ntiduhabwe iravuga ngo reka mbashyire muri iriya training yo ku isi babe nk'abari mu mwitozo bige gusaba imbabazi noneho bamenye ko nubwo batarama ariko bahiriwe kuko bazaba bapfiriye muri jyewe hashimwe Imana yatwoherereje imbabazi tutaragera imbere ya rwa rukiko nijoro umwuka w'Imana wajeho ambwira amagambo akomeye arambwira ngo ikintu kijya gitungura Satani ntabwo wowe gukora icyaha bitungura Satani gukiranuka ntabwo bizatungura Satani gukiranuka kwawe ntabwo bizatungura Satani ahubwo igitungura Satani ni ukubona gushukira gukora icyaha kaza kugaragara yukiranutse ntabwo bitungura Satani kuko Imana yafashe ku mwuka wo gukiranuka kwayo iwuduhaho ahubwo iyo ukoze icyaha nicyo kintu gitungura Satani kuko Satani aratuzi ko ibyo adutegeka tutabikora kuko twumvira Imana kumusumbya ahubwo iyo uramutse ubikoze niho bimutera ikibazo agasubirayo akavuga ngo nubwo wari umwizeye ntabwo ari uwo kwizera cyakoze twe dushimye Imana ko yatwitegereje abantu batarabibona bakitwitegereza bakatubonera muri kavukire abandi batwitegereza bakabona aho twize Imana yo yatwitegereza ikatubonamo abo kwizerwa ikatugabiza umurimo Mana yanjye tuvuge amen zamura uvuge amen Satani najya kuvuga ko adatungurwa no gukiranuka no gukora icyaha kwawe Imana ifashe abagabo babandi bari barajyanwe i Babuloni harimo ba Shadraka ba Daniyeli ba Meshaki na ba Abedenego nakireza ari bo ngo barebye ukuntu bubaha Imana yabo abi Babuloni barebye ukuntu ba Daniyeli bubaha Imana yabo na ba Meshaki baravuga ngo turabizi ko batayivaho ahubwo tubatege ibyereka umwami ko badateze kureka Imana yabo umwami barakarire ko batamwubaha narangiza bice tubasimbura bivuze ngo Satani arabizi ko tutakubararira igishushanyo ahubwo igituma ategeka kukibaza nukugira cyangwa se kukibumba nukugira ngo tukomeze bya bindi ngo gukiranuka turagukomeje ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo noneho biduheshe gupfa naho atatwaka ubugingo ariko twaka ubuzima kuko isezerano Imana yaduhaye iturema yaravuze ngo mbashyize muri Edeni nka Adamu na Eva mwebwe muzabaho mukomeze mubeho niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abakiranutsi bazaragwa isi Imana yari yaragambiriye ko tuzaguma mu isi ubutayivamo kuko gupfa bitari biriho Satani aravuga ngo ubwo ntabakuramo ubugingo Imana yabahaye byibuze reka mbateze kurya itunda nibamara kurirya bende bazasaze bapfe nubwo batashobora kubura ubugingo ariko babura ubuzima ijambo ratubwira ngo none niba ari uko bimeze ntimugatinya bica umubiri badashoboye kwica ubugingo ngubwo mujye mutinya wakica ubugingo akica n'umubiri tuvuge cyane haleluya zamura uvuge amen
ntabwo bikwiye ko dutinya ababica umubiri. Nashaka guha intaraza, tinya wa wundi wakica ubugingo bwawe yarangiza akica umubiri wawe. Ntugatinye uwohereje amahembe, ayo yarangirira mu nzira cyane ko hari by'Imana ikubitiraho tutabonye. Twebwe Imana ikazi katwereka intsinzi, ukumva ivuganye nawe ngo bari bohereje amahembe ariko nta kikugeze. Satani ateza Adamu na Eva gucumura, atari ukugira ngo babure ubugingo gusa, ahubwo ari ukugira ngo bapfe kuko ubugingo bwa azi ko dufite ku Mana. Ageze i Babuloni aravuga ngo aba bagabo bane n'abandi bazanye bubaha Imana ntabwo bakora ikosa ryo kubararira igishushanyo, ahubwo mu buryo bwo kubabuza gutona ku mwami, reka tubateze kugamika kuko turabizi, barabivuze ngo turabizi bo ntibakunamira igishushanyo, ahubwo kugira ngo tubasimbure tubakorere reka dutegure igishushanyo noneho bazabyange tubasimbure. Bivuze ngo icyari butungure Satani ntabwo ari uko Daniyeli n'abari abagabo bandi bareka kunamira igishushanyo, ahubwo Satani yararatungurwa yabona bunamye. Ntabwo banyumvise. Daniyeli agahita avuga ati njyewe kugira ngo ndeke kuba minisita ndunamye. Shadraka akavuga ati njyewe kugira ndeke kuyobora ururembo bampaye ndunamye. Meshaki akavuga ati kugira ndeke ururembo rw'amajyepfo bampaye nanjye ndunamye. Ngo bari barabagabanyije indembo ngo Daniyeli we bamushyira mu murwa, bitera abandi bayoboranaga ishari bavuga ngo ni gute abanyagano batangiye kudusimbura ku ntebe, ngo bazavana igihugu cyacu bagihindure kibi cyabo, none batangire bakorere n'Imana yabo batume izacu zimu. Baravuga ngo noneho rero ubwo tubazi neza ntago bakubararira kiriya gishushanyo cy'umwami, ahubwo tukibatege nk'intaza izatuma batunama, noneho babajyane babice. Ndajya kuvuga ngo iyo kiranutse ntabwo bitungura Satani, ahubwo yukoze icyaha biramutunga. Igihe kirageze rero kuri iyi nshuro ngo tureke kubararira ibishushanyo, ahubwo dukomeze twemye duhagaze, tuvuge ngo twe turi abakristo, tuzahora turi bo naho igihugu cyose cyaduseka. Tukomeze tuvuge ngo turi abakristo mu bihe byose no mu makuba. Dukomeze tuvuge ngo turi abakristo kandi turakomeje mu rugendo rwacu. Tuvuge ngo yaba ibyo by'ubuyobozi, yaba ibyo by'umwami, yaba ibyo muri korari, yaba ibyo muri komite, yaba ibyo muri quartier, yaba ibyo mu buyobozi, yaba ibyo ku ishuri, yaba ibyo mu muryango uvukamo, yaba ibyo washatsemo, yaba mu nshuti, vuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ibyino mu isi tubihinyure. Mukobwa nibakubwira ngo baraguha imodoka, ibyino mu isi ubihinyure. Nakubwira ngo bararara bakujyanye n'utanga avance, ibyino mu isi ubihinyure. Nibakubwira ngo barakugurira baragushakira tike y'indege, uvuge ngo ibyino mu isi ndabihinyuye. Mugore nakubwira ngo ndakubakira inzu ariko turyamana, ibyino mu isi ubihinyure. Nihagira ukubwira ngo kugira ngo nkugurire urukweto birasaba iki, mubwire ngo ibyino mu isi ndabihinyuye. Sigaye nifuza ibyo mu ijuru kuko namenye neza ko nubwo mu ntambara ndasana n'umwanzi, mfite umugabo n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Kandi njye nkunda kubwira abantu amagambo akomeye, kababwira ngo ntabwo mufite amatsiko yo kujya mu ijuru kuruta ijuru rifite kubona turigiyemo. Yesu we, ntabwo ijuru warirusha amatsiko yo kukubona uririmo. Ikimenyimenyi hano mu isi urateka ukarya kandi uri mu rugendo rujya mu ijuru, ariko mu ijuru wari wavuze ngo sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, n'umuririmbyi ajya mu mwuka bivuga neza, avuga indirimbo ikomeye, aravuga ngo ntabwo dutegereje kujya mu ijuru ngo dufite amatsiko menshi, ngo ahubwo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi ibimenyetso byerekana ko agiye kugaruka vuba. Ariko wihangana, azaraga icyo gihugu. Ibimenyetso birerekana ko agiye kugaruka vuba. Ngo hari umugabo umwe yigeze ajya mu mwuka, najyaga kuvuga ngo hari umugabo umwe wabonye ngo ibimenyetso, aravuga ati ibimenyetso mfite ntabwo ndi shuwa ko ari ibimenyetso by'uko mu ijuru twenda kujyayo, kuko nyine ngo impanga imwe yigira inama yo kugira uti
yewe nabonye muri beza ntarabegera noneho muri beza cyane. Aravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Reka ngira uwo negera mubaze koko niba ibintu ndi kubona ko ijuru twenda kuritahamo nawe ari kubibona. Aragenda ngo abaza ibintu byaremwe byose, ngo yabajije ibyaremwe byose kandi n'inshuro ntabwo yabiretse aracyabibaza. Ngo abaza ibyaremwe byose, arababaza ngo murabona isi yacu igeze. Ngo abajije ingurube iti nshingiye ko kera niberaga mu gishanga kajya ibyondo nkabyigaraguramo kagumayo, none ubu kaba nsigaye mba mu byondo nkajya ku ruhimbi. Ibimenyetso byerekana ko agiye kuza vuba. Mbese ngo arahirindukira abaza ihene. Mwese wahenewe, urabona isi yacu igeze. Ihene iti nshingiye ko nashyiragamo mini ngiye mu kabyiniro nkaba nsigaye nyambara ndi muri korali. Nshingiye ko nafungaga segisi ngiye gukurura abagabo nkaba ndi kuyambara ngiye kuramya. Ni ihene? Ihene. Ati nge nshingiye ko natoboraga ku izuru ari ubwibone nkaba nsigaye ku manywa ndenda meze neza nijoro nkashyiraho buringi. Mbese nshingiye ko impigi nambaraga kera ari iwacu banyambitse, ubu nsigaye nambara urunigi mu nda. Njyewe nk'ihene ndi kubona iyi si yacu iza gushira. Arabirinduka abaza n'inkoko, wa nkoko urabona isi yacu igeze? Inkoko iti ibyanjye byose nari ikintu kibaho. Ngo baravuga ngo inkoko niyirya ntiruke. Inkoko irarya ntiruke. Nuko inkoko kuva kera yari iteye. Nkibera hanze nk'inkoko 12 nkagana iyo mu nzu. None ubu ntibyarakaze, ahubwo 12 ni inkoko ziba ziri gusohoka. Ibyari inkoko baravuga ngo inkoko cyane iz'umweru ngo zatahaga 12 ngo imikara n'inturu bitazirya. None ubu byarahindutse 12 inkoko ibivuye muri repetisiyo iganye Nyamirambo. Gutya Imana ibaha umugisha. Inkoko iti ndikoni isi yacu iza gushira. Arabirinduka ajya no mu bantu kuko ibyaremwe ntago birangirira ku matungo. Ngo abaza n'abantu, agiye kubaza abantu aravuga ngo reka nere kubaza n'umusivile atamfatirana. Ngo ajya mu basirikare areba uwambaye iranka yo hejuru avuga ati byari byose nkurikije birokoroko biriho bari we ubimbwira wabonye byinshi. Aramubaza ngo none nkawe nkafande udusobanuriye uri kubona urugamba rugeze? Nabati urugamba nkurikije urwo narwanye kera. Narwanye muhanenge kuvuga ngo yashira. Narwanye kuyubutita ngwana ku isi yose, ngwana 94 9 kangahe ndarwana nizo muri quartier ndazirwana. None rero ndi kubona hanga nubwa mbere ndwanye hijimye gutya. Aravuga ngo ijoro ririjimye cyane ariko buracyaha nyuma. Aramubwira ati none se mu Rwanda inama watugira niyi? Aravuga ngo inama nakugira nubwo urugamba ruhari, urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Dutegetswe kuguma mu ntambara nuko umurwanya tubwiye urugamba ruzashira ariko gume mu ntambara. Nigeze mbisobanura abantu turi gusengana ndababwira ngo urugamba kuba Imana ikubwiye ngo ruzashira ntabwo bivuze ngo uhite utahuve mu ntambara. Irakubwira ngo urarya, ntabwo uhite urya akakanya, urataha ukagira mu rugo niba yaguhayemo igihumbi ukajya guhaha ugateka. Nimba ikubwiye ngo nzaguha inzu ntabwo uhite ugenda ngo herandi road funguzo, ahubwo uragenda ugategereza Imana wizeye. Muririmbye yaravuze ngo hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana ngo tuyitegereze twizeye kuko data yidufitiye. Tuvuge amen, twongere amen. Isi data yidufitiye
twitegereze twizeye. Kandi witwa Ibyahishuwe na Daniyeli yabivuzeho na Ezekiyeli yaravuze ngo Imana izarema indi si nshyashya, ngo n'isi y'ibyasezeranijwe, n'isi y'amasezerano. Hari igihe tuba tutarajya mu ijuru ariko bakabona Imana yagutuje mu gace kandi kibereyemo ibyishimo, ukavuga ngo noneho ndagushimye kunyishimishije ibyishimo bingana n'imyaka nababarijwemo. Kandi Imana yacu itanga ibisaguka, ukababara imyaka 5 ikakwishimisha 80, ukababara imyaka 2 Imana ikakwishimisha imyaka 50. Dushimye Imana ko itubikira ibihe byo kwishima nubwo turuswa n'abantu. Twizere Imana yacu, mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose, kandi ngo iyo ni inkuru nziza yo kunezeza umugenzi. Dukomere Imana amashyi. Noneho nabonye batabyumvise, kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Ese ugira ngo haraba batarumvise? Icyo najyaga kubabwira, nababwiraga ngo ibintu byarakaze. Inkoko yatahaga saa 12 ahubwo iri kugenda saa 12. Ingurube yabaga mu gishanga ubu yavuye muri kuza no muri kaburimbo. Ihene yazamuraga umurizi icya ikajya kwirishiriza igataha, ubu none yari kumanuraho gatoya ikabiri gitana ikaza mu bantu. Ubuzima busanzwe sinigeze mbona ahantu haragiwe inka n'ihene. Cyo koza haragiye inka n'intama iryo nararibonye, ibyo byo narabibonye. Zarakoraga inka n'intama ku borozi, mufasha borozi, inka n'intama birabana. Ariko ubu tugeze muri generasiyo n'ihene zivanze, ugasanga horoye ihene harimo n'intama, harimo n'ingurube, harimo n'inkoko. Ngo ni ibintu byo kwiteza imbere nyine. Ni mushinga tubanza twigirwa na BDF tukawunoza. Ariko Imana ishimwe, nubwo bivangavanze gutya, mushumba yahoza tubwira ijambo ry'Imana kubakerewe nimwaryumvise. Yavuze ngo dutegetswe kwiyeza kugira ngo Imana izakora igitangaza ejo muri twe. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mbere y'igitangaza habamo kwezwa. Maze nanjye nibuka umuririmbyi yavuze ngo mubareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari. Ni inkuru ntashatse kuvugaho uyu munsi, ariko reka ngakomozaho gusa. Ku nyanja itukura nkunda kubwiriza kubeye ku Israeli cyane, ku buryo umunsi nashaka kubavugaho cyane. Inkuru zabo ziramfasha. Mubundi mu kubareka bakagenda ikivunge ku nyanja itukura, bitewe n'ingabo za Farawo zari zibagose n'imisozi yari iri ruguru. Imana yaravuze ngo ndamutse ngize upfira ahangaha aguye mu maboko ya Farawo, Abisirayeli ntibazongera kwishima. Iravuga ngo mugende ikivunge mupfe guhirigita mu nyanja itukura mwambuke, ibindi tuzabisasanura tugeze imbere. N'uwari wararoze, n'uwasambanye, n'uwishe, n'uwagize irari, uwanyweye, uwikinishije, uwambaye ubusa, bose birohamo barambuka. Ariko bageze kuri Yorodani, Imana iravuga ngo ibibahiga biri imbere, n'Abamoni, n'Abaheti, n'Abahivi, mbasezeranyije ko abo ntarabica umunsi umwe, kugira ngo igihugu kitaba umunuko. Nzabica ruto 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 ruto, noneho mugandagaza iby'imbere nzabyisimamira. Ahubwo mubanze mwiyeze, maze ejo nzakora igitangaza muri mwe, nongere mbanyuze mu mazi, nongere mbambutse, mwongere mutore amabuye mu nyanja. Ntakiri kubirukansa ibibahiga, noneho biri imbere. Cyagiye cyatumye dupfa kwambuka igihogera, ibyaduhigaga byari inyuma. Ariko kuri iyi nshuro ibiduhiga biri imbere. Imbere yacu ntacyo hadutwaye, ntabwo ari njye ubivuze, ni umuririmbyi yabivuze neza. Aravuga ngo muri iyi minsi birakaze, duhaguruke dutambuke tujye mu ntambara. Undi amaze ngo kubera iki? Ngo none kwicara bimaze iki ko Satani akiriho? Ati gere ko warishimangira mze. Ati narifite neza, duhe nk'ibimenyetso by'uko weretswe. Ati se ariko kugira ngo ari kure, nguri yari imbere arahagaze we n'abadayimoni. Aho ati tubitonde, tuzamunesha twizeye umucunguzi. Kwizera Kristo nibyo bidushoboza kunesha iby'isi. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo njyewe nkurikije ukuntu ameze, njyewe wonge nikomezaho nta wundi ni. Aravuga ngo reka mubashimire niwo mpagije. Hanyije aravuga ngo kandi kumwikomezaho. Ushize nabivuzeho numva biraryoshye, ndumva nabivuga. Mbese mwana ndi kubwira abantu, ndi kubabwira ngo Yesu ntabwo arinda umufasheho, nta nubwo arinda umushoreye cyangwa uwashoreye.
no kumwikomezaho nabyo ntibyatuma kurinda gusa ngubwo bisaba nko kumera nk'uteretse amaso gake ngo ajye arinda umuto. Niyo mpamvu muri arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro na cya gihe inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi Yesu bari kumwe nawe ntumukureho amaso. Komeza urebe wowe niba uzi icyerekezo arimo, komeza uharebe naho haba mu kabwibwi ari kumwe nawe. Muririmbye atajya mu mwuka aravuga ati ndabyumvise noneho ibibazo nari mfite birandemeje, inzara imeze nabi n'abarozi biri kunshogoza nkumva ntashobora gusimba, singishobora kuririmba, singishobora nibature, singishobora yo mu cyumweru mubanze mu nyumva ariko yakoniwe, singishobora yo ku cyumweru, singishobora yo mu mubyizi mu bicuku singisenga, none uravuze ngo arinda umutumbiriye. Undi ati noneho ndi kumva ikintu kiranzangahura. Undi ati nekiye ati kumuhanga basite bizanyizi negenge sirugo sirute nyuma zataba sirugo sire nyuma zata kumuhanga masiteka bizanyizi negenge sirugoa sirute nyuma zata. Muri iyi minsi ikomeye yuzuye ubunebwe n'ubute, muri iyi minsi y'ibibazo kumuhanga amaso iteka nibyo byonyine byonyine kumuhanga amaso iteka. Kumuhanga amaso iteka nicyo cyonyine cyakumara ubwo kikakumara ubute. Kandi nigeze mbwira abantu ndababwira ngo ibyo turi kunyuramo nta na kimwe cyo kutwica gihari, ahubwo ikitwica ni icyanyuma. Murokore wateranye umunsi umva icyo nguhanuriye, ntabwo guhanura mvuga ngo nubuhanuza, ahubwo ndavuga kuguhanura, kukugira inama. Iwe guhangayika, ikigeragezo urimo cyose n'ikibazo urimo cyose ntabwo uzapfa, ikizakwica ni icyanyuma. Ikizakwica ni icyanyuma. Naho ubundi bigeragezo uriho niyo cyaba ari ik'igihumbi na 500 ntabwo cyakwica atari icyanyuma. Nta muntu upfa rutaje niruza tuzapfa, ahubwo icyangombwa no gupfupfira mu Mwami. Mugabo umwe aravuga ngo nitumara gupfa, nyuma yo gupfa kwacu twese tuzapfa, abubashye Imana n'abatarayubashye twese tuzapfa. Ariko arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu apfuye byose biba birangiye, ku mukiranutsi byose biba bitangiye. Aravuga ngo upfuye akiranirwa byose biba birangiye, kuko nta mirimo, nta migambi, nta nama. Ariko ngo upfuye akiranuka ngo abasinziriye nta muntu ubigizemo uruhare, nta murozi ubigiramo uruhare, nta ndwara ibigiramo uruhare, ngo ahubwo ni mu ijuru baterana bakavuga ngo dukurikije igihe yababariye, dukurikije igihe yaruhiye, dukurikije igihe yasonzeye, dukurikije igihe yambaye ubusa, noneho turateranye turabyanzuye, naruhuka imiruho n'imihati byo mu isi. Ngo ni ijuru ribyanzura, rikavuga ngo noneho naruhuka imiruho n'imihati byo muri iyi si. Dushimye Imana ko ahantu bazi ko birangiriye twebwe biba bitangiye tubiramburira amaboko. Dusomye ijambo ry'Imana riri kuvuga ku mupfapfa. N'abapfapfa babiri bavuzwe.
ariko abapfapfa babuzwe nubwo ari babiri ariko bavuga umuntu umwe. Ni uwuhe? Umupfapfa ni umuntu ukora ibyo gupfayonga. Gupfayonga cyangwa se gupfayonga ni ugukora ibyaha nkana. Uwo niwe witwa umupfapfa. Akabazi ko umuntu urengeje imyaka 2 abatemerewe kwicara mu byondo wakagenda akabyicaramo. Uwo ni umupfapfa. Akabazi ko umuntu urengeje imyaka 2 ntabwo yambara pampa kuko batakisobaho. Ukamubona gasohotsemo atari kumenya aho agashantari kari ari kwisobaho. Uwo yitwa umupfapfa. Muntiza amatwi we. Akabazi ko imyaka yo kugira isoni ntiwambara ubusa ari imyaka 3. Burya umwana w'imyaka 3 batangiye kujya arambara akimunyamunya. Ukabona yambaye ubusa ku myaka ya 30 n'ingahe. Uwo ni umupfapfa. Akabazi neza ko nta pampegise yambaye yakuze ari ukabona yabikuruye inyuma wagira ngo yabyitumye mu umupfapfa. Ni umuntu akora ibintu azi ko yabirenze. Akabazi ko Imana yamuhaye ubushobozi bwamugurira umwenda umukwiye akagenda akagura umwenda wakwira umwana w'10. Akabazi neza ko kwambara ibicitse Imana yamubwiye ngo ndi Uwiteka nubwo wari wambaye ubusa ndakwambitse. N'ikimenyimenyi gukuye mu cyaro nkuzanye mu mujyi. Uwo yagira mu mujyi agahita agenda agacagura wa wundi mu ndebe ucitse mu rubavu ucitse aha. Umupfapfa akora ibintu azi ko ari bibi ariko akabikora icyo yita kwipfayonza. Ngo uwo mupfapfa umeze gutyo rero ngo niyo wamusekuza umuhini mu isekuro nk'ingano ntiyanoga. Imana ishimwe ko ibi bintu bivugiye imbere ya kamera. Hari igihe ubwira ubutumwa abantu bake ariko mwe muri benshi Imana ishimwe ukibaza ukuntu bizagera kuri nyirabyo ukabibura. Imana ishimwe igize neza. Nari mvuze ngo bashumba mudukurikiye namwe bari mu iteraniro badiyakoni namwe bahanuzi yemwe barokore umupfapfa niyo wamusekuza umuhini mu isekuro nk'ingano ntiyanoga. Umuhagarika ibyumweru 2 wamukomora bati mu cya 3 uzaririmba akagaruka yakoze ibisumbi byambe. Kavuga ati ntuzongere kwantona kugeza igihe uzamenye uko umusatsi w'umurokore umera. Noneho akagaruka yakubiseho coupe chinoise. Kamubwira ati nangwa uko kuntu wawe uburungushe ntabwo ari sawa. Noneho akajya kugura n'umubano. Kamubwira ati nangwa ibyo bintu n'ubwibone ugerageza niba muganga atarazikwandikiye ntuzambere ahubwo agahita ajya kugura iz'umukara zimeze nka parabolize. Nuko system imeze. Umupfapfa niyo wamusekura mu isekuro nk'ingano ntabwo yanoga. Ahubwo ijambo ridutegeka iki? Riratubwira ngo kuri iyi nshuro aha ngaha tugeze kuko umurima w'Imana ureze n'igihe cyo gusarura. Iki Imana ishaka muri iyi minsi ni iki? Reba ngo nimba wowe muri situation uri mubona uri mu gihe cyo kubihembera no kubishigikira. Ibintu biteye ku murongo umwe ku bantu babonye ingano cyangwa umuceri. Hari ukuntu urandura ibyatsi biri hagati y'urugano n'urundi na rwa rugano rukaranduka cyangwa imizi kanama. Yesu yitegereje amasaka. Abantu ushobora kurandura urukungu n'isaka rikabigenderamo. Isaka ritagenderamo umuyaga ukazarihuha. Aravuga ati reka mbabohore. Nzabyicagurira mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ariko nibimara guterera bikayanga hakaza intuku isaka rizigaragaza n'urukungu rwigaragaza. Igihe kirageze ngo mureke Imana isohoza amasezerano. Nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu. Tuvuga cyane amen. Twongere amen. Kandi ikindi tugabanye ibintu bya fanatisme muri uyu murimo. Nigeze nteranira ahantu abuze gake mbona hari harimo umudiyakoni musore n'ifirimbi, hari harimo undi, hari ufite ipendo, hari ufite n'ikimeze nk'ikinyuguri nabonye ntago mbizi ko babyita by'imiziki, hari uri kuri piano maze umuvuga butumwa wari uhari koko. Abatwanga izabica bazashe bashirire bazakongoka bazabaza abamafirimbi biruka bongera bagaruka
narababwiye ngo Imana yivuze ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu. Izo ngabo si ihene, si ingurube, si intama, n'abantu. Mbona bari kwiruka mu iteraniro ryuzuye urusengero runini, bakavuga ngo abanyabyaha bazapfa, ngo muri iri teraniro Imana ije guhana. Nkabona bavugije amafirimbi barirutse, ukagira ngo bazashya saba baririmbana, abazapfa saba basengana. Iki Imana ishaka niki? Ndavuga ngo dusenge tuvuge ngo hembura umurimo wawe Mana, kuko isi iradukurura cyane. Abajaga barira itorero, abo ngabo Satani yamaze kubagusha. Igihe kirageze muri torero dufitemo ubuyobe. Igeze nteranira ahantu ibyuma ntagira unyibasira, niba hano rimwe mwayirimbye ntabwo mbizi, bya Kigali simbizi, nibyo baramye simbyitaho. Umubajije icyamo motivation yatumye abihimba yakikubwira ukumva ari byo. Njya kumubwira ngo ntukarwanye umuntu kuko ubutazi cyamuteye gukora ibyo yakoze. Ngiye guteranira ahantu mukobwa uzi kuririmba, ufite impano ariko yaka yo kuririmba, afata mikoro ahumye arararama we, amfitiye byinshi mu kiganza cye, harimo ibyiza gusa bimeze. Ngira ngo numvise nabi. Arongera asubira amati, amfitiye we byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza. Negera hariya ntimucumukore, hatagira na Satani twumviriza kumva twavanye. Mu kiganza cy'Imana ntiharimo ibyiza gusa. Yobu yaravuze ngo ni gute nakishimira nakakira ibyiza bivuye mu kiganza cye, ariko nk'inubiri bivuye muri cyo. Mu kiganza cy'Imana ntiharimo ibyiza gusa, n'ibirimo ahubwo Imana yacu kivuga. Nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, Imana imukiza muri byose. Byiza gusa. Ndavuga ku byago, vuge no ku makuba. Ibyago ni byiza kuruta amakuba. Baranyumvishe se? Nari mvuze ngo ibyago ni byiza kuruta amakuba. Ubu ngize ibyago ngapfusha umuntu, mwantabara. Muteza wadi yageze ibyago, mureke tumutabare. Bamwe bakampamagara bati wari ufite isanduku, abandi batamashuka, bati none irimbi ryaho rigura ngahe mukantabara. Ibyo ni ibyago. Ariko amakuba ntawe ugutabara, nta nubwo ubona n'uwutabaza. Niyo umutabaje nibiba bigaragara, agira ngo nibyo uri kwigira. Buriya umugabo yagutaye twakwihanganisha, ariko se ari kugusekurira mu nzu wahagera tusohoka uri guseka. Utabyara twakwihanganisha, ariko se ubyara umwana akagira imyaka 10 atari yamenya no kwandika izina rye. Buriya yagize bakayakwiba twavuga ngo pore, ariko se mu gihe wagiye kujya kuri konti ugasanga nta n'igiceri kiriho uheruka ariho. Buriya ari impanuka ibaye ugacika akaguru, nubwo tutakagarura twagushakira n'akagare, ariko se mu gihe amaguru abiri ariho tukabona ucumbaji, banyumva babarokorewe. Ibyo ni ibyago, hakabaho n'amakuba utabona ugutabara. Mbese umuntu agiye hari agatumba ijisho rikagera aha, turanamuririra tukavuga ngo mumufata akaboko nta nubwo akireba neza, ariko se mu gihe ari umutwe ujanjagurika nta nubibona, wowe kumva isereri iraje ntushobore no kureba imbere. Ibyo bintu ntibyumvikana we, bidusobanurire utubwire ngo byibuze nari mbyibushye ubu narananutse, none se mu gihe ugikomeje kubyibuha twabwirwa n'iki kuri kubura? Watubwira gudiyakoni, watubwira ngo uri kuburara udupesi twenda guturika? Ntabwo bibaho, ntabwo bibaho.
nigeze njya gusengana n'abantu ku musozi kuzamuka birananira abibiri ijana bari kuzamuka arandeba batiza wadaka kanyu sirimutse uteko kandi si ubusirimu ahubwo nahuye n'amakuba aho kugira ngo mpure n'ibyago yomba mfite ibiro 90 barakurura bagasunika bati tumugezeyo Imana imubone bajya no gusenga ati Imana umurebe biro yazamukanye umusozi ariko se Zawadi wa 50 nabingahe nababwira ngo ni igiki kiri kumbuza guhumeka neza ayo ni amakuba sinabona n'uwo ntabaza ariko ngo ubwoba n'amakuba naho byadukomerera ngo ariko twebwe tuyobowe n'umukiza wacu tugomba kugira amahoro muri uru rugendo ngo kandi azatugeza mu ijuru amahoro aho tutazongera kwibuka urugendo abarokore bahuye n'ibyago twarabatabaye aho tudashoboye gutabara Imana irabitabarira ariko bahuye n'amakuba bari gupfiramo imbere nta n'uwabibona ariko nubwo ibyago n'amakuba kumukiranutse ari byinshi Imana iri kumukiza muri byose abantu twagutabara ariko ntitwagukiza amakuba ariko muri iyi ndavuga ngo Uwiteka wankiza amakuba anyurura mbabaye niyeze mbwira n'abantu turi gusenga twagiye gusengera ahantu Samuel tugezeho turi gusenga dutangiye kuzamura isengesho twari 6 mugabo arimo abaratwitegereje ati mugabanye urusaku muri ubu buvumo muvuga ibyifuzo byanyu mbisubize nimurangiza mumbwirira Imana icyanjye ntabwo mwe mwagisubiza ariko Imana irihangana ubu hano wareba ibirimo hari ibyo twasubiza nanjye Zawadi nasubiza ariko hari ibisaba Imana ubwayo mugore wa mbere ati nge nararikiye ibishayoti ngiye ku isoko nsanga kimwe ni desa kandi kera byaguraga 50 ubwo rero ikibazo kirankomereye sindi gusinzira ntako ndi kurya ngo gafate mu mugabo ati buri cyumweru bajye basuka umufuka w'ibishayoti wawe nzawishu ndi mugabo ati waje gusengera ati Imana arambwiye ngo yampamagaye noro yimbwa none izampinka none rero ntiyayimpaye sibyo ndi kuyishyuza nshaka ubugingo ariko nanone iryo jambo yambwiye abantu bahari bagira ngo navuye ku rufatiro niyo mpamvu itabikoze ati ushaka inka 2 zitarengeje miliyoni nzishura wofite ikihe kibazo tibampaye priyave njya gutira inzu nyigezemo barayikeneye nsigaye ndi ku gasozi n'abana ti nawe urebe inzu itarengeje miliyoni 20 nyishure ibaze none hariho usigaye nyuma icyo Satani akubwira aravuga ati umuntu arayafite tumubwira ko ukeneye nk'ijana arabirinduka arandeba turasenga yarafite icyifuzo cya miliyoni 500 yabonye baramusinyira ariko ajya kuziretira yarengejeho iminsi batubwo warahombye genda wibereho arengejeho amezi 2 nta kundi aravuga ati rero ngewe icyanjye igisubije mwese mwaba mutabawe uretse Zawadi nkurame ikigisho kimeze gite menye icyatumye umuririmbyi aririmba kuri muririmbyi ntabwo yavuze ngo Yesu cyangwa Imana ifasha mu bintu byose yaravuze ngo oya ibyoroheje ndabyifasha ahubwo Imana niyo imfasha mu bintu byose bikomeye ibintu byose bikomeye ipantaro wayifasha wakigurira igitenge umuceri wawigurira wakitegera ukigeza mu mujyi inzu wayiyishurira ahubwo hari ibikomeye utashobora ariko no mu bikomeye biri ubu Imana ikuramburiye ukuboko kwayo Imana iguhaye imbaraga ku buntu ntabwo ari ibya none ahubwo ni ukugeza igihe izazira kukujyana abarokore dupfiriye he turi kugenda ngo Imana idufashe mu bintu byose kandi ntabwo ari byose nibyo dushoboye byoroshye ni ibintu byose bikomeye ukavuga uti byibuze hari ibyoroshye bambonyemo indwara imiti nayiha nayigurira nayimira nayinywa nazitera ariko hari ikintu gikomeye ntashobora nta ndwara ndi kwibonaho nta ndwara muganga mbonamo kandi ndarwaye urumva ko icyo kintu gikomeye Imana igufashe mu bintu byose bikomeye kavuga ati inzu nayiyishurira ukwezi kumwe n'atanu nayatangira rimwe n'umwaka ariko kwigondera ikibanza muri uyu mujyi wapi Imana ikagufasha mu bintu byose bikomeye
kavuga uti njye nashobora gutereta namwaka nimero namuhamagara namusura nkamwandikira namusohoka ariko ikinkwano we Imana dufasha mu bintu byose bikomeye kavuga uti nakiyaranja nkamuvugisha neza nkamuhokeya nk'abaromantike nkabyihatamo ariko se nambwira ngo araza gufata irembo ndamujyana nta babyeyi nta shangazi Imana igahita igufasha mu bintu byose bikomeye kavuga uti nakiyaranja ibigoma nkabibona nakiyaranja taruteze nkayibona na beriso ariko se ko gutera inda yaranze Imana igahita igufasha muri icyo gikomeye Imana we aba bantu banyumva we haleluya Imana idufasha mu bintu byose ariko bikomeye ibyoroheje wirwaneho genda wigurire ipantaro genda wigurire ibiryo genda wisohokane genda udepose noneho nijya guhamagara mu madosiye y'abadepoje Imana ikora igikomeye ariko se turabagoye wowe kora icyoroshe ushoboye genda udepose biroroshe noneho Imana ijye muri dosiye baguhamagara imbere y'abandi kuko icyo cyo kirakomeye haleluya Imana haleluya we hari ibintu tutashobora n'ibyo dushoboye nakigurira umwenda uhenze cyangwa se w'amake ariko kuberwa ntabwo nabyiye Imana hiraza ikagufasha ese ndabeshye ese nta muntu murabona byambaye ntibimubere ahubwo njyewe wagira ngo ni Bikira Mariya ukibihuye kubera Imana turamburira Imana amaboko Imana ijya idufasha mu bintu byose bikomeye mu bintu bikomeye atari bizaza duhereye kuri ibi biriho ubu Imana ijya ituramburira amaboko ku buntu bwayo kugeza igihe izazira kutujyana mutumye nseka tujya gusenga ndi kuvuga ku masezerano y'Imana ababwira ngo abandi mubabohokeho umupfapfa naho wamusekura mu isekuru nk'ingano ntiyanoga ahubwo ndenda kwerekera ahantu havuga ahubwo nugira urubanza bakwegereza ngo uruce ntabwo ari byiza kwita ku cyubahiro cy'umupfapfa kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi iyo ni dosiye iriho cyane muri iyi minsi abantu bari kwita ku cyubahiro cy'abapfapfa bakirengagiza urubanza rw'abakiranutsi kandi ijambo hakurya muri 28 haravuze ngo burya umukene wubaha Imana aruta igikire cye cyigenge tujya gusenga umunsi umwe ikubabwira kukubaha Imana ukuntu ushobora kuba udafite n'ikibanza ukaruta abafite ama etage ukuntu waba utaratunga n'igare ukaruta abafite indege no kubaha Imana nicyo kintu cyonyine kwizera Kristo nicyo kidushoboza kunesha iby'isi twagiye gusenga Imana ahantu harimo abantu benshi pe tugeze nko muri 30 muhanuza ajya mu mwuka Imana imuha umugisha ahantu noneho ninjye wari wabajyanye hari ukuntu ugira igitekerezo ukavuga ati tugiye gusenga ari wawe uzanye igitekerezo bakemera bakaza tugeze tugiye gusenga muhanuza umwe muri twajya mu mwuka abagundiye uwa mbere tuvuga kwivuganye nawe tutivugana natwe mwami uzurira indege tutamene yegera undi wa kabiri ti wowe nubwo warafite ibiro 40 ndakubyibuhije tutamene begera undi wa gatatu ati wowe nubwo byari bimeze gutya mbigenje abagiye ku wundi ati nawe nubwo byari bimeze uko mbigenje mwitorero bimeze gutya nge nkoze abagiye ku wundi nubwo ntawe wanyu watunze imodoka ngo utungishije izirenze imwe numva n'aba etage batangiye kuza kandi Imana yarabikoze ishimwe ndavuga mu mutima kwibwira ni bibi tubicikeho kwibwira mwanyumva we Imana ibaha umugisha kwibwira byakoze ku bantu benshi twasomye muri Bibiliya ngo abanyegiputa bibwiye ko baranyura mu nyanja nk'uko Abisiraheli bayinyuzemo inyanja irabatwikira uyu ni Hamani harya kwa Moridekayi Hamani ngo yibwira mu mutima ko uwo munsi baragira ububasha ku bayuda bose birangira bamumanitse ku giti ngo nuko
ngo witwa Dawidi yibwira ko ari Sawuriya ngo bikamuhira ntihagire umenya ko yamusambanyirije umugore, biragira inda yateye ivuyemo ivukamo umwana arapfa. Kwibwira ni ikintu kibi, ukibwira ko ubwo runaka yaremye hiti muri korari nawe nuyijyamo bizemera, ukibwira ko n'umuhanzi ku giti cyawe nawe urahita ubagahongayire, ukibwira ko uwo munsi n'ubumuvugabutumwa urarara ubaye nka runaka, ukibwira ko nujya mu bapende bahita bakugira umudiyakoni. Kwibwira byishebe. Uwo munsi nari ntarabyihana mba ndibwiye, ndavuga ngo ubwo ari njye wabajyanye wapanze gahunda gusenga nkabereka aho dusengera, ntiburiye ubwo babwiye etaje njye n'ebyiri, ubwo abandi babwiye Vigo njye ni Vewiti, ndabibara. Ariko ndavuga ngo ubwo abandi babwiye kurira indege bakajya haraguru muri Aziya buriya njye na Amerika, ndabyibwira ndabitondeka. Ubwo abandi babwiye ngo bazaba diakoni nabazanye buriya njye nzahita njya muri nyobozi y'itore, ndabyibwira ndabitondeka. Ingeze irambwira ngo Zawadi sintanga nk'uko abisi batanga, sinkubwiye inzu, sinkubwiye imodoka, sinkubwiye indege, sinkubwiye gushaka, sinkubwiye kubyara, ahubwo woweho uzakomeza kunyubaha. Nta nzu nkubwiye, nta mwana nkubwiye, nta ndege nkubwiye, ahubwo woweho uzakomeza kunyubaha. Ikintu gitangaje, abo yabwiye amamodoka n'amazu uwo munsi baraguye ntibakiyubaha, ariko njye yabwiye ko nzakomeza kuyubaha. Kuri ubu ibyo ndabifite, ibyo mbifite nubaha Imana. Abo yabibwiye ntibasezeranye kuyubaha babifite batayubaha. Hashimwe Imana igihe ikirema yarangiza ikagikomeza. Kubaha Imana birimo byinshi, kubaha Imana bigira umumaro kandi ariko haleluya. Kubaha Imana umuntu wubasha Imana iramushoboza ikamuneshesha, maze muri iyi si turimo ibibazo bikaba byinshi, ibibazo bikamera nk'imisozi, Imana ikabyimuza ijambo ryayo ikavuga ngo nubwo wabonaga imbere yawe hari umusozi ariko wanyubashye nka Zerubabeli ndi Uwiteka ndawimuye. Hakaza inyanja ikavuga ngo nubwo wabonaga hari inyanja warakomeje kunyubaha ndi Uwiteka nyiciyemo inzira. Hakaza ibibembe ku mubiri ikavuga ngo nubwo hari ibibembe warakomeje kunyubaha ubiremo karindwi uzamuke, urazamuka byakiza. Ikaza ikavugana nawe ngo kuko wakomeje kunyubaha ntabwo ingoma nzayikura ku mwandi wawe. Dushimye Imana ko kubaha Imana bizatugirira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Tuvuge cyane amen. Twongere haleluya. Zamura amaboko tuvuge amen. Igitekerezo cy'ikintu turasengeramo. Igitekerezo mfite ni iki? Ese muri kwibuka aho byahereye? Zahereye havuga ngo iki? Icyagukomerekeje Imana izakinyuramo ikomora. Hari akantu nigeze nsoma kuri stati y'umuntu, kuri stati ni kuri Facebook simbyibuka, kari kuvuga ngo iyo umuntu akoze impanuka y'imodoka ikamurenza umuhanda ngo ambulance iza kumukurayo nayo n'imodoka. Simwabibonye? Iyo ukoze impanuka y'imodoka ukarenga umuhanda, ambulance iza kuhagufata nayo n'imodoka. Mbese mu yandi magambo ikigukomerekeje n'ikimana inyuramo ikomora. Ubabazwa na Tarsisi, Imana igakoresha Papa Yves iri kukomora. Ubabazwa na Zawadi, Imana igakoresha Ananias ikomora. Ubabazwa na Korode, Imana igakoresha Habimana ikomora. Dushimye Imana ko ikidukomerekeje Imana ikikomorera. Abantu benshi muri uru rugendo bari gushakira gukira hatari umukiro. Ntabwo banyumvise we? Haleluya, haleluya, haleluya. Bari gushakira umukiro aho utari muririmbye arabivuze ngo yewe hari gutanga ubuhamya ati nabaye mu buzima nk'ubu bwanyu ndabyibuka. Batese n'ubu ati ico gihe njyewe nari mfite inyota nyinshi nkajya kwiriba ry'isi, mfite inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa gakama, ariko umunsi umwe
ndamureba Yesu. Igituma Yesu afite umumaro kuruta ibindi byaremwe byose, gituma Yesu afite umumaro kuruta ibindi biriho byose, nuko we afite imbaraga zihagije zikiza ababembe zigakiza n'imitima. Muganga yagukiza umubiri, muganga yagukiza indwara, muganga yagukiza iki, banka yagukiza ubukene, amafaranga yagukiza inzara, amafaranga yagukiza kwambara ubusa, ariko si ubugingo bwawe bwazakizwa n'iki? None ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera. Ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Seme amen. Twongere amen. Dushakire ubuzima n'umukiro ku mwami wacu, kuko nubundi njya bibwira abantu, aba muri kureba abantu bajya bitubwiriza nabi, bakatubwira ngo bitunzwe n'abapagani, ngo bitunzwe n'abapagani. Bajya kuduha ingero ukumva ngo nubwo nta nigare ugira ngo ariko, ngo nubwo utarura indege ngo ariko. Dufite n'abafite amamodoka bakijijwe, dufite n'aburiye indege bakijijwe, dufite abafite ubwene gihugu bwiriya burenze bumwe bakijijwe, tukagira n'abandi batabifite bakennye. Ndabeshye se? Mu bapagani harimo abakene n'abakire, no mu barokore harimo abakene n'abakire. Ahubwo icyo tugomba gutindaho ni iki? Ni ijambo rivuga ngo igikire kitubaha Imana kirutwa n'umukene uyubaha. Kuko igikire kitubaha Imana, Imana ivubira imvura babi n'abeza, nubwo babitunze babona barabikoreye, abakijijwe n'abadakijijwe, ariko bahiriwe n'Imana, kuko hari abakoze nkabo ntibabibona. Bivuze ngo ni amahirwe Imana yabahaye. Ahubwo ndajya kuvuga iki, ifashe umupagani ikamuhera imodoka rimwe nawe, umunsi wa mbere yahumuriza akageza mu rugo, madamu akayibona. Ku munsi wa kabiri yabiparitse ku kabari. Mu gihe ku munsi wa kabiri hari n'igihe ahubwo wa mbere uhita uyizamukana burungushuri uti Imana yimbwiriye mugatenga, ukaba wayiparitseyo. Ntabwo babyumvise. Asa muri kumva itandukaniro ririmo? Imana ikagira ikigakubita miliyoni 100, ndagahita arahamagara ati Musa uri hese? Tinende hano mu mujyi, zamuka duhurire kwa Rando tuzinywere. Imana yamenye makano tugere tuzinywere. Bakajya bakarara banywa bugaca bari kuzinywera nyine, kuko bazibonye. Mu gihe wowe witwa ati mushumba uri he? Ati ntabwo ndi ku rusengero ko ndahagira mu kanya. Ati kugira ngo ntayajya bunyorereje kode y'itorero mbe nazo y'icya 10 aho aturutse urahambaza nyuma. Icyo kintu wacyumvise? Mu gihe we akimwaka nimero atamuhamagara, tumva yarari kumwe n'undi mutipe, urahari neza nguhe pasi. Nje mpita nguhamagara Diako, nti uri hafi ngo umbere maso usasa gateka tubaze Imana ibyuriya muntu wanyatse nimero. Niho bitandukanira. Twese tubona imvura, twese tukabona izuba, cyokoze kubemeye Kristo, umugisha n'izubw'imvura n'izuba byo mu ijuru bidushoboza kwera imbuto Imana ishaka. Bivuze ngo hari abandi babona iyo mvura n'izuba byo mu ijuru, ariko ntibitume bera imbuto Imana ishaka, ariko bamwemeyeho. Imvura n'izuba byo mu ijuru bidushoboza kwera imbuto Imana ishaka. Wowe ukaba waravuze ngo mfite umushinga wo kuzambika abantu ukabura ubushobozi, Imana yakuvubira imvura n'izuba byo mu ijuru ugahita ubambika rwose, bakaza bari gushima Imana. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru Imana idushoboza kwera imbuto Imana ishaka. Tuvuge cyane amen. Twongere haleluya. Tera haleluya cyane. Garutseho byahereye tugiye gusenga. Gahunda tugiye gusengeramo ni iyi, niyo gushima Imana ko nubwo izi nyama zitarimo shinge na rugero, ariko Imana yatumaze amerwe. Ntabwo banyumvise? Izi nyama nubwo nta shinge nta rugero, ariko Imana yatumaze amerwe. Icya kabiri, nubwo twakomeretse ivuganye natwe ngo ugiye kutwomora, kandi ikoresheje ibya bindi byadukomerekeje. Icya gatatu,
itubwiye kubohoka ku bantu, kuko n'ubundi ntacyo wakora ngo umupfapfa noge. Niyo wamusekura mu isekuro nk'ingano, ukagerageza ukavuga ngo reka njye musura ngende na butu nayujuje ibintu, nibura uwo mu cyaro tinjyana impfukire, nibura uwo mu cyaro tinjyana igiseke, akanga akakuroga, ukamusura inshuro 5 ataragera ni wawe n'umunsi umwe, ukamusengera ngo Imana imugirire neza, akagusengera ngo yaba wamwicaga. Nta kintu wakorera umupfapfa ngo anoge niyo wamusekura mu isekuro nk'ingano. Ntabwo banyumisha barokore. Twabonye aho abapfapfa n'amaso yacu. Umupfapfa mugahura inzara yamwisha ari kwicira isazi mu jisho, ukamuhereza 5 tureba aho ugura amata, akinyabya hirya akagurizaho nandi kugira ngo yakurogeremo inyatsi. Twabonye abapfapfa. Twabonye umupfapfa umubwira uti ni inshuti yanjye muramutse muganire, mbese inshuti gusiga indi, agahita azengunuka akajya kuguteranya kuri ya nshuti. Twabonye abapfapfa umubwira uti gahunda ni ugukizwa, tugashyira imbere twihanganira ibiturusha, Yesu azaza. Umupfapfa ejo bundi akaba ariwe ufata iyambere agenda avuga ngo ntukijijwe, kandi ahageze aho ngaho ari Imana Kristo yaragukoresheje kugira ngo umubere umugende. Umupfapfa akakubera mubi. Nta kintu wakorera umupfapfa iyo wamusekura mu isekuro nk'ingano. Ahubwo wenda ugize amahirwe bakakuzanira urubanza rwe ngo uruce. Ntukite ku cyubahiro cy'umupfapfa, niyo yaba aparitse jipisite, niyo yaba yambaye ikoti rigura ngahe, niyo yaba yambaye bazisite, niyo yaba aririmba gahogoza, niyo yaba asirimba gatutubikana, niyo yaba avuga indimi zimeze gute, niyo yaba asenga ngana gute, wamubonyeho kagashusho k'ubupfapfa nababwiye gukora icyaha nkana, uwo nguwo ujye umwihorera. Ahubwo umukene niyo yaba yambaye ibirenze, niyo yaba yambaye rondoni, niyo yaba burara, niyo yaba atazi kuririmba, niyo yaba atazi gusenga, ariko yubaha Imana, ngo uwo nguwo ntukirengagize urubanza. Amen. Twongere amen. Tugiye gusenga Imana tuvuga ngo nubwo ijoro ryijimye cyane tumenye ko buzacya hanyuma. Icya kabiri, nubwo urugamba rukomeye ariko dutegetswe kuguma mu ntambara. Icya gatatu, nubwo turushwe n'abantu twizera Imana yacu. Icya kane, tuvuge ngo hari twebwe wowe mu mutima wawe ni wowe urabikorera imibare, uvuga uti iki ndagishoboye, iki ndagishoboye, n'iki ndagishoboye, noneho ngwino umfashe mu bindi bisigaye byose bikomeye. Imana ibigufasha. Hari umuntu uri mu iteraniro ufite ibintu ashoboye bike, wenda niyo cyaba ari kimwe, ariko ukumva hari icyo ushoboye, none ukaba ufite n'urundi rutonde rw'ibyo utashobora. Ngo twisengera Imana tuvuge ngo durashaka ngo dufashe muri ibi bintu byose twari dusigaje inyuma bikomeye, ngo azamure ikiganza dusenga Imana tuvuge ngo ibi biramukomereye, ibi biramunaniye. Hari n'ubupfapfa buturiho twakikizwa ukavuga uti ngiye nukubeshya ibyo ukabyikura, ariko ukavuga ati ikintu kijyanye no kuraguza byo byaranze, Imana ikagikora. Icyari cyo cyose, aho kugira ngo uzasekurwe mu isekuro nk'ingano kandi bagusekura utagishoboye kunoga, ukizamura ikiganza tugahamagara Imana tukavuga ngo dufashe mu bintu byose bikomeye. Zamura ikiganza, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Zamura gutyo, Imana ibaha umugisha. Noneho ubu wazamuye ikiganza, aho ushoboye guhagarara hagarare, tuvuge ngo hari ubupfapfa bwari buturiho, ntabwo ari ngombwa ngo tuzasekurwe mu isekuro nk'ingano, ahubwo turakwinginze ducira urubanza ukurikije uko imbabazi zawe ziri. Noneho ku rundi ruhande tuvuga ngo hari n'ibindi bikomeye tutashobora kwikiza, ariko dufashe mu bintu byose bikomeye. Wazamuye ikiganza unahaguruke dusenge Imana tuyibwire ngo dufashe mu bintu byose bikomeye, ibindi byo natwe twakirwanaho twabikemurirana. Ahubwo amakuba niyo tudashoboye gukemurirana, ariko ibyago n'amakuba ari byinshi, wowe udukize muri byose. Imana ibaha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Ntabwo ari ikigare, batari kubyumva bakomeze bicaye. Ndi kuvuga umuntu uri kumva afite ibintu byari bimukomereye, haguruke tubwire Imana ngo dufashe mu bintu byose bikomeye. Nitangazo nkunda kunyuzaho nyuma nkavuga ngo nta mubyeyi utekesha umwana adafite mu irangamimerere. Hari umuntu uri muri teraniro atari yakira Kristo, kandi akaba ashaka ngo Kristo amufashe mu bintu byose bikomeye, ngo azamure ikiganza abanza mwakire, narangiza tumubwire ngo noneho fashwa na Yesu mu bintu byose ufite bikomeye, ariko wabanje wagira Yesu. Hari urimo? Imana iguha umugisha. Nta wundi urimo utarakira Yesu kandi ashaka kugira ngo Yesu amufashe mu bintu byose bikomeye. Ngwino utere intambwe imwe, ubanze wakire Yesu,
nawe azagusingiza imigisha, kuko imigisha yose y'Imana iri muri Yesu Kristo. Abarokore twakomeye Imana amashyi koko. Wowe wazamuye ikiganza, gira nkani imbere tugiye gusenga Imana, egira hino dusenga Imana, kandi n'undi usigayemo nawe aze. Imyaka umaze uririmba ntabwo ari twemeza ko wakiye Yesu, imyaka umaze uhanura ntabwo ari twemeza ko wakiye Yesu, imyaka umaze uterana ntabwo ari ibitwemeza, ahubwo uyu munsi wumve Yesu akwemeza kubuza imbaraga. Wihagararaho wumve Yesu akwemeza kubuza imbaraga, wumve ko nta Kristo ufite muri wowe, abantu bamukubonamo wowe utamwibonamo. Ngwino uzane ibyaha byawe kuri iyi soko ngari nziza, ubirohemo byose, kandi ugire bwangu, ntuzarire, nturushe utindiganya na gato. Yesu yiteguye kugukiza, arakwinginga nguze. Ntabwo ari aba babiri gusa, harimo n'abandi bikomeje mu mitima binangiye, ariko Yesu yarananguye yabo uyu munsi bakundaga kumvira ijwi ry'Imana. Ntiwinangire mu mutima ukavuga ngo nshaka ko mfasha mu bintu byose bikomeye, ariko hari intambwe nteye yo kukwakira uyu munsi. Noneho nkubone, ndakwisabiye Mana, nkubone. Tugiye gusenga Imana. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazazamurwa mu ijuru n'abazaba bari. Nzaba mpari nanjye sinzaburayo, ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ko nzumva izina ryanjye mwitaba. Tugiye gusenga Imana tutitaye ku gihe umaze uterana nawe. Uyu munsi waza ukaza uri kwishinja icyaha mu mutima, ukavuga ngo natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, ariko uyu munsi niringiye ijambo rye. Ntitaye ngo abaturirimbana baragira bate, ntitaye ngo abaduteranira hamwe baragira bate, ntitaye ngo abari banzi barabibona bate, ntitaye ngo abambonye njya gusengera ibunaka barabona mbihinduye, ukavuga ngo nari naratinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, ariko uyu munsi niringiye ijambo rye. Yesu ankuyeho ibyaha. Tugiye gusenga Imana. Mushumba wegira hino udufasha gusenga Imana. Urabanza ufasha abantu bakire Yesu mu mitima yabo, bamwemeye ahubwo babyatuza akanwa kabo. Nurangiza udufashe gusengera iteraniro ryose rivuze ngo rifite ibintu byose bikomeye. Ndiko ngo noneho uyu munsi wa none Imana idufashe muri ibyo bintu byose bikomeye. Tarango enewene sha, ibintu biradukomereye muri iyi Kigali, birakomeye mu Rwanda, byarakomeye hanze y'u Rwanda, birakomera mu nshuti, birakomera, ariko Imana ishimwe ko ari idufasha mu bintu byose bikomeye. Bikomeye udufashe mu bintu byose bikomeye. Ngabo uyu munsi wakumvaga udufasha mu bintu byose bikomeye tudashoboye. Hari ibintu muri korali